Uyu munsi ngiye kubabwira filime yitwa I think we are alone now yasohotse 2018. Iyi filime itangira batubwira inkuru y'imperuka yabaye ku isi hose, abantu bose bagapfa bagashira kugeza ubwo haje gusigara umugabo umwe witwaga Dale. Uyu mugabo Dale yarabyutse asanga abantu bose bari ku isi bapfuye, ndetse buri muntu wese yari yapfuye aho yari yicaye. Dale amaze kubona ko wasigaye mu mujyi yaratuyemo wenyine, atangira gushaka ibintu yajya akora byatuma adatekereza kuri iyo mperuka yabaye ikamusiga ku isi wenyine. Dale yahisemo kujya kuba muri library, akajya yiga atunganya ibitabo byose byari biri muri library, buri gitabo gishyiraho cyagombaga kujya, ndetse tangira no gushaka uburyo yajya atunganya amazu yose yo muri uwo mujyi. Dale yazengurukaga buri mujyi wose agenda asura inzu ku yindi, akoramo isuku, aterura ibitabo byari birimo, aterura amafoto yari arimo byose akabyana akabishyira muri library, akabishyira ku murongo. Ikindi Dale yabaga yamaze gukora mu nzu yabaga yahisemo gukora uwo munsi, yafataga umwanya we akajya kuroba kubera ko amafi yari akiri mazima kandi yarasanzwe akunda kuroba mu buzima bwe. Dale iyo yamaraga gukora isuku muri buri nzu yagendaga akayishyiraho ikimenyetso cya X, ndetse akayongera kuri map ye buri munsi uko amaze gukora ku nzu, akayishyiraho ikimenyetso ndetse akayandika kuri map ye. Dale inzu yasangaga irimo abantu bapfuye yarabafataga akabambika imyenda yabo yose, yarangiza akajya kubashyingura yifashishije ikimashini cyacukuraga kikanasiba. Umunsi umwe Dale yicaye ari nijoro ari kureba filime, yumvise ijwi rituruka hanze risakuza, arikanga, arasohoka ajya mu idirishya areba hanze, abona amafireworks ari kwaka mu kirere. Atekereza ko ashobora kuba hari undi muntu wari usigaye ku isi. Dale mu gitondo yarabyutse azenguruka umujyi wose ajya kureba ahantu izo fireworks zaba zaturutse. Dale ari mu nzira agenda yabonye imodoka yari yakoze impanuka kubera ko yari itwawe n'umuntu wari wasinze. Dale atekereza ko iyo modoka irimo umuntu waba uri gucana izo fireworks. Dale yinjiye muri iyo modoka asangamo umukobwa usinziriye, ndetse abona fireworks inyuma mu modoka, abona uwo mukobwa yari afite n'imbunda. Umukobwa yitwaga Grace. Yaramufashe aragenda amujyana mu nzu aramuryamisha. Grace yabyutse yisanga mu nzu atazi, asanga aryamye ku gitanda atazi, ndetse asanga inzu ifunze. Agerageza kubyuka afungura urugi ariko asanga urugi rurafunze. Dale yaramwumvise ko yari hafi aho ngaho, atangira kumubaza ibibazo. Grace yamubwiye ko atazi impamvu yasigaye ku isi wenyine, kuko yabonye abantu bose bapfa bagashira agasigara wenyine, ndetse akaba yibaza impamvu Imana yaba yaremeye ko asigara ku isi wenyine, ari nabyo byari byarabaye kuri Dale. Dale ntabwo yashakaga kubona Grace aguma aho ngaho ngo bagumane. Dale yabwiye Grace ko amusezeranya niba ari boze kwita asubira aho yaturutse, Dale akabona kugufungurira. Grace yarabyemeye, amwemerera ko Dale namara gufungura ari buze kubarageza ku ijana akabona gusohoka kugira ngo Dale arize kuba yamaze kugenda. Dale yarabyemeye aramufungurira, ariko Grace ntabwo yigeze yubahiriza ibyo yari yamusezeranyije. Dale akimara gusohoka, Grace nawe yahise amusohoka inyuma. Dale amuhereza imfunguzo z'imodoka yari yamuteguriye ibuze kumusubiza aho yaturutse, ariko Grace yanga kugenda, akomeza gukurikira Dale. Dale yabonye ko Grace adashaka kugenda, ahitamo kumwihorera, yanga kumuvugisha. Grace yamaze umunsi wose amufasha imirimo yose, amufasha gucleaninga amazu, ndetse akamufasha gutunganya ibitabo, akamufasha no gusohora abantu bapfuye, akamufasha kujya kubashyingura, ariko Dale yanga gukomeza kumuvugisha, kugeza ubwo haje gushira iminsi ibiri yose Grace agenda inyuma ya Dale, ariko Dale atamuvugisha. Dale yateguraga ibyo kurya akabitegura ku meza abiri kugira ngo bataza gusangira, ndetse akanga ko baza no gukomeza kuganira. Bajyaga buri wese yicaye ku meza ye, nta n'umwe uvugisha undi, kandi Grace yabaga ashaka ko we na Dale baganira ku by'imperuka yabaye yatumye abantu bose bashira ku isi bagasigara hari bonyine. Grace amaze kubona ko Dale yanze kumuvugisha, yahisemo gupakinga ibintu byose, atangira gupanga uburyo agiye gusubira aho yari yaraturutse. Umunsi umwe Grace mu gitondo abyutse afata ibintu bye yari yapakinze agiye gusohoka ngo agende. Dale araza aramuhagarika amubwira ko yahinduye ibitekerezo ndetse bagumana. Grace arabyemera, baragumana ndetse batangira gukorana ibyo Dale yari asanzwe akora buri munsi, bakazenguruka amazu yose bagenda bayakoramo isuku, bakoramo ibitabo n'amafoto babijyana muri library, ndetse bagashyingura abantu bose basangaga muri ayo mazu. Gusa Grace yaje gutungwa nuko yasanze Dale yari azi amazina yose y'abantu bose bari muri uwo mujyi, azi imiterere yabo, ndetse azi abari baramwambuye, azi uburyo bari bateye. Grace ubwo yamutangaza cyane. Umunsi umwe Dale adahari, Grace yahisemo kujya muri library ajya kureba mu biti bya Dale, asangamo uburyo gahunda yose Dale yari yayipanze, akabona uburyo Dale yapanze umunsi wose kuzajya ugenda, ndetse abona ko
afite na map yandikagaho buri nzu yose bamaraga gusukura. Grace amaze kubibona ibi byose yahise afata akagare atangira gutembera muri uwo mujyi agenda areba amazu yose. Grace yaje gutungurwa no kumva ijwi ryasakuzaga riba mu nzu imwe batari bakagezeho mu gukora isuku. Injira muri iyo nzu ajya kureba ikintu cyari kiri gusakuzamo, atungurwa no gusangamo imbwa yari iziritse ariko asanga yari ikiri nzima. Grace yahisemo gufata iyo mbwa ayijyana muri library kubera ko yumvaga ko aricyo kindi kintu basigaranye ku isi. Dale ntabwo yigeze yishimira iyo mbwa ariko kubera ko Grace yari yayikunze ntabwo yigeze abimwereka, arayihorera. Imbwa irakomeza iba ngaho muri library. Uko iminsi ishira Dale na Grace batangiye kujya baba inshuti gake gake, batangira kujya bakorana amasuku bakaganira, batangira kujya basajya no kuri table imwe. Grace ntiyashoboraga kuzinga umusatsi we kubera ko yari afite inkovu mu ijosi atashakaga ko Dale abona. Buri munsi umusatsi we wahoraga umanuye. Umunsi umwe Grace na Dale barabyutse basanga ya mbwa yaciye ibitabo byari biri muri library byari biri ku meza. Dale arababara cyane kubera ko yakundaga ibitabo cyane, arangije asaba Grace ko iyo mbwa yayisohora. Grace arabyanga. Mu gihe Dale yageragezaga gusohora iyo mbwa, imbwa yaramurumye. Dale agira igisebe ndetse Grace atangira kumufasha kuvura icyo gisebe. Mu gitondo gikurikiyeho Grace yabyutse asanga imbwa ye yagiye kandi yari yasize ayiziritse, atekereza ko Dale ari we wabayirekuye ndetse akayirukana. Grace byaramubabaje cyane, amara umunsi wose ari kunywa inzoga ndetse yirirwa atonganya Dale amubwira ko iyo mbwa yikundaga cyane kubera ko aricyo kintu babanye mu gihe cyose yabayeho mbere y'uko n'abandi bantu bose bapfa. Dale yari yumva yishinja icyaha ko yari yakoreye Grace amakosa ndetse abyuka mu gitondo ajya kumwereka ahantu yari afite umurima, arawumwereka kugira ngo ajye awitaho. Amuha uburenganzira bwo kwita ku bihingwa byari biri muri uwo murima mu buryo bwo kugira ngo amusabe imbabazi ndetse amwemerera kuzajya akora amasuku mu nzu babagamo, agateka, akita ku bintu byose kuko Dale yari amaze igihe abyikorera. Ku munsi wakurikiyeho ari nimugoroba Grace ari gutembera nk'ibisanzwe yaje kubona indi nzu Dale atari yarashyize kuri map ye. Grace yinjiye muri iyo nzu ajya kureba iyo nzu ukuntu yari imeze, ariko akinjira muri iyo nzu Dale azamukurikiye amubwira ko atakabaye yaje kwinjira muri iyo nzu. Grace yahise amenya ko impamvu Dale atashyize iyo nzu kuri map ye cyangwa se itigeze no kuyikoramo isuku ishobora kuba ari inzu yabagamo kera mbere y'uko abantu bose bapfa. Dale yatangiye kumubwira inkuru y'ukuntu urupfu rwa mbere rwamubabaje mu bantu bose bapfuye ari umuntu wapfiriye muri iyo nzu ndetse abimubwira bicaye hanze bari kuganira. Nyuma yaho Grace na Dale baje gushyingura umurambo wa mama Dale wari uri muri iyo nzu ndetse kubera ko Dale yari azi ko mama yapfiriye muri iyo nzu niyo mpamvu yari azi kuza kuyikoramo isuku. Grace amusezeranya ko ari buje kumufasha iyo nzu bakayikoramo isuku. Grace na Dale bamaze gukora isuku mu nzu yo kwa Dale, Grace yabwiye Dale ko hari ikintu yari yaramuhishe ariko ntiyakimubwira kubera ko Dale yahise asinzira. Mu gitondo cyakurikiyeho Dale yabyutse asanga aryamye kuri bwa buriri yari yaryamishijeho Grace umunsi wa mbere amubona. Dale yarabyutse arasohoka atungurwa no kumva urusaku rw'abantu bavugiraga mu nzu hepfo, aramanuka ageze asanga Grace yicaranye n'abandi bantu babiri. Biramutungura cyane kuko yari azi ko ari bo bantu babiri bonyine basigaye ku isi. Dale yaramanutse avugisha aba bantu hanyuma bamubwira ko abo bantu umwe yitwaga Violet undi yitwa Patrick ndetse abo bantu bakaba barabaga mu mujyi wa California kandi bakaba bari baziranye na Grace. Bamubwiye ko hari abandi bantu bagera ku 1,000 barokotse bakaba baba mu mujyi wa California ndetse bamusaba ko bajya kubana muri uwo mujyi, ariko Dale arabyanga ko yumvaga ko nta mpamvu nimwe yari gutuma asiga umujyi we ngo agiye gushaka abantu mu yindi mijyi. Ikindi akaba yarumvaga ko Grace yari yaramubeshye agatuma yumva ko ari abantu babiri bose bonyine basigaye ku isi kandi yari abizi ko hari abandi bantu. Ahita yumva ko Grace yamubeshye, ararakara ahita asohoka. Dale mu gihe ari gusohoka Grace yaramukurikiye agerageza kumusobanurira ko abo bantu bari kumwe kuko bari bamubwiye ko ari ababyeyi ba Grace. Grace atangira kumusobanurira ko abo bantu bamubeshya atari ababyeyi be ndetse batanashakanye nabo ubwabo batari umugore n'umugabo ahubwo ari abantu bameze nk'abasazi, ariko Dale yanga kumwumva afata imfunguzo yinjira mu modoka arigendera. Violet yakomeje guhatiriza Grace amusaba ko basubira kuba muri California kuko yabonaga ko Dale yamutaye ndetse amubwira ko atashobora kubaho wenyine nta wundi muntu bari kumwe, amusaba ko yagaruka mu muryango.
Patrick nawe ntabwo yigeze areka Dale ngo agende gutyo gusa, yaramukurikiye aragenda amusanga kuri library, amusaba ko bajyana bakajya kubana aho ngaho muri California, ndetse amubwira ko hari abaganga bavumbuye uburyo bwafasha abantu basigaye ku isi kugira ngo badakomeza gutekereza ku byababayeho ndetse bakabahindura intekerezo kugira ngo badakomeza kubaho bahangayitse bitewe n'igihe byarabaye ku isi. Dale yarabyanze, ndetse Patrick abonye ko Dale atari buze kwemera ahitamo gufata igitabo kimwe yandikamo address z'ahantu bari batuye muri California kugira ngo igihe Dale azaba yahinduye intekerezo ze cyangwa se yisubiyeho yumva ashaka kujya kubana nabo azagende ahabasange. Mu gitondo cyakurikiyeho Grace, Violet na Patrick bafashe inzira basubira muri California, ariko Grace yagiye arira kubera ko ibintu yari yiteguye ko biri bumusange muri California atabishakaga byari bibi cyane. Uko iminsi yakomeje kugenda, Dale yakomeje kongera gukora ibyo yasanzwe gukora, asubira muri gahunda ze yakoraga ku munsi, akagenda azenguruka amazu ayakoramo isuku nk'uko byari bisanzwe, afata ibitabo bijyana muri library, ariko kubera ko yari amaze kumenyera kubana n'undi muntu byatangiye kumubangamira cyane, ndetse yaryama akarota Grace ari gukina indirimbo nk'uko yakundaga kugenda amusakuriza mu modoka, uko yakundaga kurara areba filime, atangira kubara murota buri munsi. Dale abonye ko kubaho wenyine bimurambiye cyane ko yari amaze kumenya ko hari abandi bantu bari ku isi, byakomeje kumuvanga mu mutwe, nyine yumva ko agomba kujya gushaka abo bantu bakabana. Dale yagiye muri library atangira kuzenguruka ibitabo byose, yabikubita hasi yashakisha igitabo Patrick yaba yaranditsemo address kugira ngo abone uko azamenya aho baba. Dale akimara kubona iyo address Patrick yari yamusigiye, yahise afata imodoka ajya muri California. Mu rugendo Dale ari kujya muri California, kubera ko rwari urugendo rurerure, yagiye ananirwa ndetse agasonza, ariko kubera ko yari afite ibiryo byinshi yari yaritwaje, akafata ibiryo akarya agakomeza. Iyo yageraga mu nzira akabona amamodoka ahagaze mu muhanda yari yarasibwe n'abantu bapfuye, yavaga mu modoka yarimo akagenda ahindura imodoka, ahageze akava mu modoka imwe akajya mu yindi, akomeza urugendo kugeza ubwo yaje kugera muri California, amenya n'inzu Violet na Patrick bari batuyemo. Dale ageze California, agiye kwinjira mu nzu yo kwa Violet na Patrick, yabonye bicaye muri salo kandi ntabwo yashakaga ko bamubona, ahitamo kuguma hanze kugeza igihe bwari bwiriye abantu bose bamaze kuryama, abona kwinjira kwa Patrick. Dale yinjiye kwa Patrick afite imbunda kubera ko atashakaga ko baza kumenya ko yahageze, ahita yinjira ajya mu cyumba cya Grace. Dale ageze mu cyumba cya Grace yasanze Grace afite ikimashini bari bamucometseho cyari gishinzwe guhanagura ubwonko bw'abantu bukabibagiza ibyababayeho ndetse n'ibijyanye n'imperuka yari yarabaye. Dale ahageze ntabwo yafashe umwanya munini, yahise asaba imbabazi Grace ndetse amucomokora no kuri icyo kimashini, barasohoka. Kubw'amahirwe yasanze Grace agifite imbaraga, atararwara cyane. Mu gihe bari gusohoka, Dale na Grace bumvishe Patrick ari inyuma yabo agerageza kubabuza, ndetse ababwira ko ubwo buryo bavumbuye bw'iyo mashini ibafasha gusiba ibintu mu mutwe bwari uburyo bwiza bwari gutuma bibagirwa ibyababayeho bakongera bagatangira ubuzima ndetse bakabaho bishimye. Ariko Grace na Dale ntabwo byo babishakaga. Grace yahise afata imbunda Dale yari afite arayimwaka ndetse arasa Patrick. Ako kanya Violet nawe yayisaza, ababwira ko nawe atashaka kuguma aho hantu, ahubwo ababwira ko agiye gukirininga ndetse agahita bagenda bafata ibyo kurya mu nzira barya, bagenda bahinduranya amamodoka kugeza igihe baje kugerera muri wa mujyi wa Dale. Ndibuza ko gukora subscribe ari ubuntu ndetse mukaba mudushyigikiye mukatera n'inkunga yo gukomeza gukora video neza.